abantu uko utindana n'abantu niko bagenda bakumenya. Umwaka umwe ushobora kuba abantu batarakumenya, uwa kabiri bakamenya ibindi, kuwa gatatu bakamenya ibindi, kuwa kane bakamenya ibindi, umwaka wa gatanu bakamenya ibindi. Uko ugenda utindana n'abo bantu mu bana bagenda bamenya ibindi. Hanyuma rero ntabwo Imana yenda kudukura mu bantu. Ariyo mpamvu Yesu yadusengeye, aratubwira aradusengera muri Yohana 17, aravuga ngo data sinshaka kubakura mu isi, ahubwo muri iyo si ubarinde mu. Imana izi ko turina, ariko kandi izi ko dufite akazi naha ko kwihesha icyubahiro, izi ko dufite akazi ko kuzamura icyubahiro cyayo, izi ko dufite akazi ko kuyikorera. Hanyuma rero umukiranutsi iyo hatinze aho hantu aba byanga byakunda, abo umugore ubana n'utazi Imana rimwe kabiri gatatu byanga byakunda, uwo mugore n'uwo mugabo bazamenya, uwo mwana w'umukozi azamenya, abo baturanyi bazamenya. Byanga byakunda umukiranutsi ahantu ari ahazana impinduka. Sobanurira abantu, bereke Imana, bavane mu rungabangabo. Arayikorera cyangwa ntayikorera, arasenga cyangwa nasenga, arishushanya cyangwa na oya, vana abantu mu rungabangabo, ubereke Imana, ubabwire ngo Imana nkorera ni Imana n'ukuri, nanjye ndi mukuri. Irwe iyo kugambirira no gushiraho ibyemezo byawe ariko bihesha Imana cyubahiro. Iki nicyo kimuha izina. Ramwira ngo nubwo igihugu cyaba kirimo Daniel azakiza ubwe bugingo kubera ko gukiranuka yaragambiriye, Imana irabyandika. Iminsi 10 irangiye, uwo mugabo arabareba ngo abona ngo nibo babyibushe kuruta abandi, hanyuma bamurika amanota basanga ngo nibo babaye abambere kuruta. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Mukazajya mutaha noneho mugahangana n'ibibazo hari, noneho ibibazo uhuye nabyo kwiseta, ibibazo uhuye nabyo muri biro, bigasanga wari ijambo ry'Imana, rigasanga ibyo bibazo bigasanga uriteguye guhangana nabyo, kandi ntibikwice, ntibigupfobye, ntibikurangize, ahubwo wowe ukabinyuramo ukazabirangiza uri umukiranutsi, kubera ko wahuye n'ijambo ry'Imana rigutunga. Ibi rero Imana ibashoboze bibu ubuzima, nta bindi bibiri izandikwa. Ariko aba bagabo Imana bavuze kubera ko hari ibintu bakoze. Yobu sindi bumujyemo, sindi bumuvuge, Nowa naramuvuze, yandikishije amateka ye ku mutima w'Imana. N'uyu munsi ntujya mu ijuru tuzabona Nowa, ariko Imana yamushize ku mutima burundu, nta cyamusiba ku mutima w'Imana. Hanyuma rero imibereho yawe rero urimo urategura nawe n'ubuzima ubayemo, baho ku buryo Imana igushira ku muti, gushira mu nshuti zayo birangira. Hanyuma Satani najya azavuga ngo ngiye gutera Jean Paul cyangwa se ngiye gutera Glorious cyangwa se ngiye kumurwanya, bisange hari ikintu Imana yakoze kera ku buzima bwawe. Kwica abagabo 450 ararakara, aramwandikira, ariko amwandikira Imana yamaze gufata imyanzuro ikomeye, yakoze akazi gakomeye. Biri mu bintu n'ubundi nari kuzababwira, yakoze akazi gakomeye. Hanyuma Imana imushira ku mutima cyane, yakoze akazi gakomeye. Saa 9 n'iminota irenzeho mikeya amaze gusana igicaniro, amaze gusenga, umuriro umanutse. Hanyuma Abisirayeli bamaze kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana, yica abagabo 850. Imana imureba mu bagabo 850 wenyine, imureba mu Bisirayeli bose, iramureba. Imana ibona ikintu akoze. Bari bamaze imyaka 22 Abisirayeli batavuga ko Uwiteka ari Imana, ariko igicamunsi cya saa 9 bose ngo barapfukama ngo bazamura amaboko, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ibyo bisobanuye ngo Bayali si Imana na Ashera si Imana, ahubwo Uwiteka, Imana yaremye ijuru n'isi, niyo Mana. Imana ikora akantu gakomeye itabwiye Yezebeli, itabwiye abantu, ahubwo ibivuga mu ijuru. Irababwira ngo mwajuru umwe mwese, abamarayika mwese mwitegure, mbonye umugabo Samariya witwa Eliya akoze igitangaza, amaze kumuza n'Abisirayeli batangiye kumbwira ngo ndi Uwiteka. Kandi bari bamaze imyaka 22 bari mu rungabangabo, bibaza niba Bayali ari Imana, bibaza Ashera ari Imana, bibaza Imana Uwiteka ari we, bibaza. Ariko Eliya abavanye mu rungabangabo, arabampaye arongera arabanshikirije. Imana ikora ikintu
ibwira abamarayika ibizima binira babwira ngo mutegure igare ryiza, Eliya ntazapfa, ntazumva urupfu rw'abantu, mutegure igare ryiza tuzamukuri Samariya tumuze. Ndi imbere y'Imana, Imana iramutegura, iramubwira ngo unyimikire abagabo batatu. Nyuma yo kunyimikira abagabo batatu, Eli ibintu nkoreye ntabwo uzapfa, hazapfa abandi ariko ntuzapfa. Ngaza ariko nosigira ngo yarapfuye. Ndi imbere y'Imana ntiyapfuye. Imana yarabikoze. Yimika Hazayeli mwami wa Siriya, yimika Yehu mwami wa Bisiraheli, hanyuma yimika Elisa mu cyimbo cye nk'umuhanuzi, ageze hakurya ya Yorodani nk'uko Imana yabiteguye. Izana igare riza bahagararanye na Elisa. Ariko icyo nashatse kuvuga nuko Yezebeli we yari yavuze ngo aramwica. Undi aramubwira ngo irire winywere wigendere, Yezebeli ntabwo yakwica, namaze gutegeka kutazapfa. Hari ibintu abadayimoni bategura nyuma, ariko Imana yaravuze ibindi. Ariko ibyo bindi Imana ntiyabivuga, warakoze ubusa. Imana ibivuga hari ikintu wakoze. Iby'Imana rero burimo imirimo myinshi. Ubwami bw'Imana burimo imirimo myinshi. Hari ikintu ushobora gukora, Imana ikakwandikira ikintu, ikacyandika. Hari ingero nyinshi z'abantu muri muracyari batoya, abantu benshi muri hano ntabwo urumva impamvu mukiri bato nuko mukiza no mukazi ni murajya muri pension. Mufite amezi, mufite ibyumweru, ufite umunsi, ufite none, ufite umwanya wo kwandikisha izina ryawe ku mutima w'Imana. Uracyafite umwanya wo gukora ikintu gituma Imana ivuga ngo ndemeye. Ubara gutuka izina ry'Uwiteka. Umuntu w'umumama akabaho ariko wavuga gusenga abantu bagashiraho point d'interrogation bakavuga ngo ugiye gusenga ariko imibereho yawe iduteye ikibazo. Ugiye kuririmba ariko uburyo ubana n'abandi biteye ikibazo. Ugiye gusenga ariko umwana ukoresha mu rugo, umwana ukoresha mu kazi, ukaza gusenga agufiteho ikibazo. Vana ikibazo mu mitima y'abantu, ahubwo bavane mu rungabangabo ubereke Uwiteka. Nukuri kora ibishoboka byose uvana abantu mu rungabangabo. Amen. Sobanura ibintu ubana n'abantu, reba uburyo ubana, sobanura ibintu, sobanurira ababyeyi bawe, wa mwana w'umusore we nawe wa mukobwa we, sobanurira abantu bereke Imana, bavane mu rungabangabo. Arayikorera cyangwa ntayikorera, arasenga cyangwa nasenga, arishushanya cyangwa na oya, vana abantu mu rungabangabo ubereke Imana, ubabwire ngo Imana nkorera ni Imana n'ukuri, nanjye ndi mukuri. Nibyo bibazo Yesu yakundaga kugirana abafarisayo. Abafarisayo bahagaraga mu nzira ibintu byose bakabisiriba, umurimo w'Imana bakawusiribanga, ubuntu bwa Yesu bakabusiribanga, ibintu by'Imana bakabitwikiriza imibyizi iminsi yo kuza ku rusengero. Mwibaze icyo kintu, bakabitwikiriza kuza ku rusengero kenshi kandi baza ku rusengero, ariko umurimo w'Imana bakawutwikiriza ibyaha byabo kandi baje no ku rusengero. Imana ibane nawe kandi Imana ikugirire neza. Amen. Ukiranuka niwe, muracyabyibuka umurimo w'ingenzi w'umukiranutsi, nta kindi kintu akora. Umukiranutsi kugira ngo yitwe umukiranutsi nta kindi kintu asabwa gukora, nuko aba nuko abagize gute, musubize, nuko aba yabwirije, nuko aba yaririmbye. Birenze ibyo ni bito. Umukiranutsi aranabikora nabyo, ariko ibyo ni bito. Ariko ikintu gikomeye kimugira umukiranutsi, akora igikorwa cyitwa narabasobanuye gukiranuka, icyo Bibiliya yita gukiranuka. Narabivuze, nababwiye kwizera, mbabwira n'ibindi, ariko ndashaka kubabwira ijambo rimwe uyu munsi, hanyuma tugasenga. Icyo Bibiliya yita gukiranuka nuko umukiranutsi ahana ari, haleluya, umukiranutsi ahana ari, ahazana impinduka, ahazana umukiranutsi iyo ari muri biro imyaka 5, iyo umukiranutsi ari kwiseta imyaka 5, ntabwo umukiranutsi amara imyaka 5 kwiseta, kubera imbaraga zimubamo ngo he kugira ikintu kiba kwiseta, ntibishoboka. Iyo hatinze imyaka 2 byanga byakunda, hari ikintu kigomba kuhaba, kubera ko hari umuntu udasanzwe witwa umukiranutsi.
umukiranutsi wicara kuri gishi byonyine aserva abandi byonyine imyaka 2 imyaka 3 hari ikintu kigomba kuba cyarabaye ku baturanyi be bakorana no kubamugana. Iyo hatinze ahazana impinduka, nta hatindira ubusa, ahazana impinduka, kandi ahazana impinduka ziri mu nyungu z'Imana. Haleluya, haleluya. Kandi ukutindana n'abantu, ukutindana n'abantu niko bagenda bakumenya. Umwaka umwe ushobora kuba abantu batarakumenya, uwa kabiri bakamenya ibindi, kuwa gatatu bakamenya ibindi, kuwa kane bakamenya ibindi, umwaka wa gatanu bakamenya ibindi. Uko ugenda utindana n'abo bantu mu bana bagenda bamenya ibindi. Hanyuma rero ntabwo Imana yenda kudukura mu bantu. Ariyo mpamvu Yesu yadusengeye, aradusengera muri Yohana 17, aravuga ngo data sinshaka kubakura mu isi, ahubwo muri iyo si ubarinde mu mubi. Imana izi ko turina, ariko kandi izi ko dufite akazi naha ko kwihesha icyubahiro, izi ko dufite akazi ko kuzamura icyubahiro cyayo, izi ko dufite akazi ko kuyikorera. Hanyuma rero umukiranutsi iyo hatinze aho hantu aba byanga byakunda, abo umugore ubana n'utazi Imana 1 2 3 byanga byakunda, uwo mugore n'uwo mugabo bazamenya, uwo mwana w'umukozi azamenya, abo baturanyi bazamenya. Byanga byakunda umukiranutsi ahantu ari ahazana impinduka. Mbasabiye imbaraga zo kuzana impinduka aho muba. Uko niko ubwami bw'Imana rero bugenda bwaguka. Yesu abafashe kandi Yesu abane namwe. Daniel yakoze ibintu bibiri by'ingenzi kugira ngo azane impinduka i Babuloni. Yakoze ibintu by'ingenzi, kandi uyu mugabo ibintu bitatu, nta nubwo ari bibiri gusa, yakoze ibintu bitatu. Ashobora kuba byanarenga, ariko yakoze ibintu bitatu by'ingenzi. Hari ibyatumye Imana imushira mu bantu 8. Yagambiriye mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Aravuga ngo ibi byo ndanabyandika, ndanabisinyira, nta kintu cy'i Babuloni cyera kirabura kizanyanduza. Abishira muri gahunda ye. Hanyuma rero iryo sezerano atanze ararirwanira kugira ngo Satani amuvuguruze ku bintu yemeye, kugira ngo amuvuguruze ku bintu yemeye. Mu bice muri icyo gice cya mbere nyine babazanira ibyo kurya ngo bazasangire n'umwami. Hari abagabo Imana ikunda, hari abagabo Imana yashyize ku mutima, ni ukuri babikoreye. Bashobora guhagarara imbere y'Imana bakavuga ngo Mana naragerageje, Imana yabireba ikabona yaragerageje. Aragambirira aravuga ngo ikintu cyose cy'i Babuloni gishari cy'i Babuloni nifatanije n'Imana, nta kintu cy'i Babuloni kizanyanduza. Arabigambirira, arabyandika, hanyuma arabigwanira. Rero bazana ibyo kurya, hanyuma ibyo kurya babaje kujyana mu nzu y'ibigirwamana bakabitongera. Hanyuma arabimenya, barababwira we n'abahungu bari abasaduraka, muzasangira n'umwami n'abandi banyeshuri bose batoranijwe. Nebukadinezari yari yakoze iki? Yari yatoranije abana b'abahanga, atoranya abana 4, ariko Daniel yari mukuru wabo, ariko kandi ari ugaragara cyane. Nusoma neza hari Daniel yakuriye muri famiye za cyane, yakuriye muri famiye zikomeye, ariko akagira amategeko y'Imana. Ngo ibyo kurya yaryaga wenyine na famiye ntoya iri hari yiwe, bongera budget kugira ngo abo banyeshuri bose bagiye muri interna imyaka 3 ngo bazasangire n'umwami, n'ibyanywa bizabera iby'umwami. Daniel amenye ibanga ry'ibyo byo kurya, abwira uwo mugabo, aramubwira ngo unyumve neza, nubwo umwami atubwiye gusangira, twebwe njyewe sinzabirya, njyewe nzinywera amazi uzamena udushimbo. Iri pareke udushimbo two batatunyuzagayo, bakanyuzayo inyama. Undi aramubwira udushimbo uzaturya, umushimbo ko ari imboga atari ibindi, uzatungwa n'imboga gusa n'amazi, kandi umwami ashaka ko muzave hano muri interna mubyibushye, nimutabyibuha nzamukira. Undi aramubwira ngo ngerageza iminsi 10 uzaturebe n'abandi bose twigana, nubona nanutse izo nyama uzazime, ariko nubona nta nanutse nzakomeza nirira udushimbo. Ibaza umuntu ugibishimba imyaka 3, ariko yari abigambiriye mu mutima kugira ngo adacumura ku Mana. Ndimo nababwira iki? Ndimo nababwira ngo ukiranuka ni we, kandi umurimo w'ingenzi umukiranutsi n'ugukiranuka. Yiyemeza kubana n'Imana gutyo.
ijambo rero nkubwiye nta bindi niba hari byagucitse uracyafite amahirwe, uracyafite uburyo bwo kwitiyandurisha ibi bintu byose biri Kigali hari muri Mateus na Commercial, ibi bintu byose mucamo uracyafite uburyo bwiza bwo kutiyandurisha ibyo byose. Nisho kituzana hano kugira ngo twige ijambo ry'Imana hanyuma tujye muri pratique hariya mu rugo nako ahangaha mu kazi no mu rugo. Uracyafite uburyo, hari ibintu byinshi byakwanduza, hari ibintu byinshi byakwicira izina, uracyafite amahirwe yo kugambirira no gushiraho ibyemezo byawe ariko bihesha Imana cyubahiro. Iki nico kimuha izina. Ramubwira ngo nubwo igihugu cyaba kirimo Daniel azakiza ubwe bugingo kubera ko gukiranuka yaragambiriye, Imana irabyandika. Iminsi 10 irangiye uwo mugabo arabareba ngo abona ngo nibo babyibushe kuruta abandi, hanyuma bamurika amanota basanga ngo nibo babaye abambere kuruta abandi. Abari inyama bazi inyuma yabo ku isura nziza, abari inyama bazi abanyoye amawayini, abari izo nyama, abantu bose basanye n'umwami baje inyuma yabo, ariko abari ibishimbo bazi imbere. Iyo wagambiriye Imana igufata ukuboko, iyo wagambiriye Imana iraza mugahagararana. Ni cyemezo gusa ufata, Imana ibane nawe, na Imana nibane nawe. Icyo nico yakoze, aragambira ibintu byose arabishobora. Hanyuma ngo bagiye no kuvuga noneho kwa kundi umuntu avuga ibyo yize akabisobanura arimo kubidefanda, ngo umwami Nebukadinezari ngo arabareba aravuga ngo aba bahungu bane mubashire ku ruhande, uburyo basobanuye ibintu bagaragaye ko ari bo bahanga. Bakiraho ngo Daniel ngo amukura mu bandi, bakiraho ngo amukura mu bandi, ngo amuhe isumbwe riruta abo biganye. Yiganye n'abandi, yiganye n'abagabo basobanura, yiganye n'abantu biga iby'inyenyeri, zari nka section nk'eshatu. Yiganye n'abiga iby'inyenyeri, yigana n'abazi kuragura no kuroga, yigana n'abandi basobanura iby'inzozi, ariyo section Daniel yabagamo. Ariko ari section y'iby'inzozi, abo wa mbere abo kuragura arabaruta, n'abiga iby'inyenyeri nabarabatambuka. Ikigo cyose Daniel aza ku mwanya wa mbere kandi yarari ibishimbo. Iyo wagambiriye Imana itanga inkunga ikagushyigikira. Ryari ishuri ry'Iburasirazuba rikomeye, abantu musoma Bibiliya murabizi nko muri Luka cyangwa muri Matayo, iyo bavuze ngo abanyabwenge ngo bakurikiye inyenyeri igihe Yesu agira gute, ngo abanyabwenge bavuye he bakurikira inyenyeri, bize ku ishuri rya Daniel. Niho iryo shuri niho ryabaga. Ni ishuri rya kera cyane ariko ryari rifite imbaraga, nkuko bavuga Harvard ya none yo muri Etazini. Ryari ishuri rikomeye ririmo abahanga, ariko Daniel kuri iryo shuri atungwa n'ibishimbo. Bahamaze imyaka 3 atungwa n'ibishimbo n'amazi, ariko ku bwenge agaragara nk'uwa mbere, ku matama no ku masante agaragara neza. Ntabwo Imana ikunda gutera inkunga abantu batazi kugambirira kwihesha icyubahiro. Ntabwo Imana ikunda gufinansa ibintu nk'ibyo. Ntabwo Imana ifinansa ibitekerezo bitarimo kwihesha icyubahiro. Iyo wagambiriye kwihesha icyubahiro igutera inkunga. Amen. Hari ibintu byinshi hano mu mujyi abantu bajyamo babamo kandi bibanduriza ubusa, kandi ntimumenye n'ibintu mwakoze. Ntimunamenye n'ibintu mwakoze kandi mukandurira ubusa. Icya kabiri kijyana n'icyo yakoze Daniel gikomeye, tibyarangiye gusa kuvuga ngo aracecetse. Ibyo yabikoze mu ibanga, ariko ntibyarangiriye aho. Ikintu cyamuteye nanone gutuma Imana imwandika ni ikintu cyitwa guhamya Imana. Guhamya kavuga ngo njyewe naho mwanyica sinshobora gusenga ikindi kintu uretse Uwiteka Imana yarinise. Muri 3 murabibona ari kumwe n'abagenzi be, no muri 6 urabibona bashizeho itegeko ngo barasenga Dariyo. Arababwira ngo sinshobora. Dariyo ni boss mu kazi, ariko Dariyo si Imana. Ibintu murimo murazana Babuloni ni biki? Aya mategeko mashasha mwazanye yitwa Dariyo ni umwami. Turakorana nje mu raporo ambaza ibyo ambaza nkabimuha, ariko Dariyo ndamupfukamirane ni Imana nte. Reka mbabwire umukiranutsi
umukiranutsi nta kindi kintu apfukamira keretse Uwiteka Imana, ntacyo. Kuba umukiranutsi bingana no gupfa. Gukizwa, kuba umukristo mwiza egari gupfa. Iyo umuntu akubwiye ngo ndakwica, abakubwiye n'ubundi kintu cyakubayeho, kuko n'ubundi kuba umukristo ni ugupfa, hanyuma ukazukana nande ko mutanyumviza. Ngiki kuba umukristo bingana no nta rundi rupfu n'ubundi ubutegereje, n'ubundi warapfuye ukazukana nawe. Iyo bakubwiye gupfa n'ubundi ubwo rupfu bora rwumvise. Ibikangisho muri 3 murabizi, turabica barababwira ngo reka da ibyo bireke. Muri 6 utazapfukama azapfa, intare ziri hari arabireka. Ariko ibyo bintu byamuhaye amanota imbere y'Imana. None Ezekiyeli arimo aramuhanura avuga ngo nubwo icyo gihugu cyaba kirimo Daniyeli, ngo azakize ubwe bugingo ngo kubwo gukiranuka kwiwe. Iyo umuntu akubwiye ngo ndakwirukana, nitudasambana ndakwirukana, tubwizanye ukuri, wanze gusambana akakwirukana wapfa. Ariko iyo bikoze aho hantu iteka ryose ukajya uza gusenga kandi icyo kintu cyarabaye, iteka ryose uhabera ubusa, n'izina ry'Uwiteka wararitukishije. Iyo akubwiye ngo urama ruswa nguha akazi ukagatanga, ako kazi iteka ryose uzagakorana ikimwaro kugeza ubwo wese azagaruka. Aho rero aho niho bo bagaragaye nk'abagabo. Niyo mpamvu barimo barakora muzi ibintu byabaye mu bice 3. Ubwo Nebukadinezari yavuze ngo sinzongera gusenga indi mana keretse Imana y'abahungu 3. Nebukadinezari yari umunyamahanga ufite ibigirwamana, ariko yafashe umwanzuro wo gusenga Imana ya Isiraheli kubera ko abahungu bemeye bagahagarara kigabo bagahamya. Ndimo ndababwira mwebwe hano kubera imyaka bigeze n'ubwenge buhari bugwiriye, muzabireba ahantu hose muri muvuga Imana ukumva hari abantu deje bamaze kuzana andi mateology, bazanye indi myumvire. Kera uburyo byibura twumvaga n'Imana ukumva ko byibura abantu bashobora kuba hari no gutinya, kimera ko n'abarokore bari bakeya. Ariko uyu munsi uvuga Imana ukabona abantu bamwe na bamwe ibindi bintu babifasha ukundi kuntu. Ariko reka mbabwire ikintu gishobora kuzana impinduka aho hantu uri no kukugambirira. Mu gihe abandi bantu mukorana bagiye mu manyanga, wowe ukavayo. Iyo uvuye rero wowe ni wiyanduza. Reka mbabwire ikintu gikomeye mwebwe mukora. Tumubona amaseta mubamo, muracyahari? Murahari? Abenshi hano muri abacuruzi, abenshi muri abacuruzi hano. Hari umuntu wigeze ambwira ni kera mbere ya Covid, arambwira ngo mwari ngo nuko udacuruza ibintu by'utwigisha ntabwo byakunda. Utwigisha gusora neza nuko udacuruza, nawe ni wabishobora. Yarabimbwiye kandi ari hano arimo arandeba. Arambwira ngo kubera ko udacuruza ntabwo wabikora. Ariko attention, umukiranutsi yahamagariwe gushobora byose. Munyumve neza, Imana ibimpamagariye nanjye ngacuruza, ibimpamagariye nabigerageza. Nukuri nabigerageza. Ntimushobora kuzana impinduka ahantu muri mundebe mwese. Tushobora kuzana impinduka ahantu. Reka mbabwire X na Y n'abantu babiri bari kwiseta. X na Y. Y ntabwo akishijwe, X arakishijwe. X arakishijwe, Y ntakishijwe. Y ntasora, muri kumwe murabiganira, ntasora, ntabikora neza, arapsheta agapsheta. Y agakomeza agapsheta, X akamujoininga nawe agapsheta. Hanyuma saa sita zagera agafata X agafata bibiri akaza guterana, agasiga X apsheta nawe akaza gaterana, agasubirana akamufasha gupsheta. Icyo kintu ntimushobora kuzazana icyubahiro cy'Imana muri uyu mujyi. Mwabacuruzi mwambabariye ko nabibasiye. Ariko ni impamvu nyinshi muri hano kugira ngo Imana tuyimarire ikizi. Duterane gusa abantu baririmbe, ariko impinduka ze kuza kubera ikizi. Kubera ikise dushobora kuba mu buzima butazana impinduka aho tuba. X arakishijwe, Y ntakishijwe. Ari by'ipatante, Y byose warabikwepa. IBM byose
byose arabikwepa, bimwe bishira muri BM ibindi nabishira muri BM. Noneho na X nawe akava mu materaniro nawe akaza agakora ibyo X Y yakoze, hanyuma ukamubwira ngo twe tugiye gusenga, turaba Kristo, turaba rokore, kandi ukiriguririmba izo kunesha, aho Y iya kumva aravuga ngo urutwa nanjye utagiyeyo. Nabana namwe iyi myaka yose ntabwo narabamariye iki? Igireka itavuga ngo nibe nanjye utajyayo. X arimo araza akashigikira tukiba Rwanda Revenue, ariko akagenda karirimba kandi yamfashije kwiba Rwanda. Umurimo w'ingenzi w'umukiranutsi no gukiranuka, si ugutsindwa no kubishobora. Ukunguka make, ariko data muri make akazashiramo ukuboko kwiwe. Abacuruzi barandakariye n'igitangaza. Nesha muri Mateus na commercial muzajya mundeba nabi, vuga ngo dore wa mwarimu ukabya. Ariko Daniel nicyo cyamugize umugabo. Ariko mutinye ibintu Yesu yakoze medali, mutinye ibintu Yesu yakoze kugira ngo agire gute, kugira ngo yikizanye n'amategeko y'abayuda. Aravuga ngo mbo munansoresheje Petero, ndabizi kugenda n'indobana nta nubwo wayitaye, ale genda urobe. Mu ifi akuramo bya biceri denari, aramubwira ngo sebyiri iyawe genda usore nanjye nsore, turi abagabo bazima, tugomba gutanga imisoro kandi tukayitanga uko byateganijwe. Ikintu Yesu yashoboye kandi yakoze, wowe urakihunza ute? Ntabwo ndi umukozi wa Rwanda Revenue, ngenda umukozi w'Imana, ndimo ndavugira Imana, ntabwo ndimo ndavugira Rwanda Revenue. Tagira ngo Rwanda Revenue izamemba ngewe, ntabwo izamemba, ahubwo no kugira ngo abarokore baheshe igihugu umugisha, abakiranutsi baheshe igihugu umugisha, ntabwo bibi igihugu, ahubwo abakiranutsi bungura igihugu. Kandi kangarukire hano, iki kintu nutagikora uzajya uhora uzana muri rancawa umutima gucira urubanza, kandi narakikwigishije. Nta minduka uzazana mu gihe Y na X babana mu mafuti, kandi X atabaye mu masengesho, ataraye mu masengesho. Y iwe niyo avuye mu kazi yigira mu kabari, Y yavuye mu kazi akigira mu kabari, Y yavuye mu kazi akajya kunywa inzoga, ariko wowe wava hano ukajya kunywa icyayi ukinywera n'amata, ariko mugahurira ku ijambo rimwe ryo kwiba, kandi umwe asenga n'undi atagira gute. Rero Daniel ibyo yarabirenza arabikora. Murwane nabyo kandi Uwiteka azabashoboza. Murwane nabyo kugeza ubwo itorero ryo mu Rwanda, itorero ryirwa muri rancawa rimenye ibyo n'ibindi byinshi yakoraga uyu muhungu. Uyu mugabo yakoze ibintu byinshi, yarwaniye ibintu byinshi, yagiye muri byinshi. Icya gatatu, yagiraga imibereho itabamo akajagari, yagiraga imibereho isobanutse neza cyane. Umugabo witwa Dario niwe wamurebye aremera, aravuga ngo uyu mugabo witwa Daniel ari smart kabisa, yari umugabo ugira gahunda. Raporo ya les 5 yayitangaga les 5, ntabwo Daniel ntiyatangaga raporo les 6. Daniel raporo mbere ya les 5, ibintu bye byose byari ku murongo. Akazi niba gatangira saa 2 yatangiraga saa 2, niba inama iri butangire saa 9 Daniel yabaga ari muri saa 9. ngo bamushatseho amafuti barayabura, n'igicumuro barakibura, n'icyaha barakibura, ngo baravuga ngo ubwo tubuze ibintu byose tuzamufatira ku mategeko y'Imana. Yari smart mu bintu byose, ngo yari umugabo utagira amafuti. Kandi amafuti murayazi, amafuti n'igihe mugenzi wawe ashobora kubwira ngo duhure saa 9, wowe ukaza saa 9 n'umunota umwe. Iyo ni futi. Ntabwo umukiranutsi iyo wemeye saa 9 uza saa 9. Repetition nibitangira saa 10, umukiranutsi ahagera saa 10. Nirakazi bataha saa 11, umukiranutsi afunga mashine saa 11. Niba ku ishuri dutaha saa 10:15, umunyeshuri nta karota ataha saa 10:15. Iyo bikoze ayo niyo mafuti.
cyane abantu rero mukererwa mu kazi, akazi gatangira saa 3 mukagera mu mabiro saa 3 n'iminota 5. Urwego rw'abakiranutsi muri umwe murarucikwa, ahubwo murindi jambo babita abanyamafuti, kuko abanyamafuti ntabwo babita abakiranutsi. Imana ibahanaguraho amazina y'abanyamafuti, ahubwo mwitwa abakiranutsi. Mukiranutsi, haleluya, ariko mufite umugisha wo kumva aya magambo. Imana ibahereza umugisha ko yabahaye n'amatwi yo kuyumva. Witwa nde pa? Witwa nde? Bosco. Mukiranutsi yavuganye na Bosco. Bosco, turahura saa 9 par exemple, duhurire muri Kameria dusangire saa 9. Bosco akemera saa 9 yuko bari buhure. Bosco aragerageza saa 9 ahure na mugenzi we. Hanyuma yagize impamvu akora SMS ivuga ngo mbabarira ndi bukeregeho 5 minutes. Uwo niwe mukiranutsi. Ibindi mubamo byo kuzajya mugira ibindi bintu ntabwo ari by'abantu b'Imana. Ugomba kuba smart mukiranutsi, kugeza ubwo na mugenzi wawe umuhisomo kamenya ko guta igihe ari icyaha. Mbwiye Boniface namubwira ngo mpereza 5000 francs, hanyuma ejo saa 2 ndayaguha. Saa 2 ziburi iminota 5 atarayabona, ahita yeskiza kuri message kavuga ngo sorry, ndabona ari bukugereho witer 10 birananiye. Uwo niwe mukiranutsi. Naho ibintu byo guceceka kugeza ubwo n'iminsi 10 irangira. Attention. Mwakira ijambo ry'Imana. Muhaguruke dusenge. Muhaguruke, amasaha arageze. Ukiranuka niwe mugiye kwitoza kuba abantu bari smart. Mukiranutsi n'umuntu uri smart muri Kigali, ku buryo abantu bakureba bakavuga ngo bien, uyu mukobwa, uyu muntu dukoresha ameze neza. Naho ibintu byo kuba hari abantu bashaka kuba mu buzima, twajyaga tuvuga kera ngo umuntu ni escroc gentil, escroc Sibya Frank. Smart, kuba smart ukavuga ngo ibi bintu ngomba kubikora neza. Mana yacu, uri Imana yaba abakristo baza muri Lanchawa, uri Imana yabo kandi uri murabigisha kugira ngo bafate karakteri zawe, kubera kuri Imana ikiranuka. Twanduze karakteri zawe zo gukiranuka. Aba bagore n'aba bagabo twanduze karakteri zawe zo gukiranuka. Urakoze Yesu. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV.